Ndagusuje cyane wowe ukunda kunkurikira ku ikoranabuhanga. Uyu munsi turareba kuri telefone. Telefone turarebaho iki? Hari igihe umuntu aguhamagara kuri telefone yawe agasanga uri busy kubera ko hari abandi uri kwitaba. Icyo gihe ibiganiro byawe bikaba transferred kuri telefone z'abandi bantu. Gute? Tuvuga urampamagaye usanga ndi busy, ugahita witabwa na undi muntu akitaba mu mwanya wanjye, iyo twita call diverting. Rero nanone birashoboka ko telefone yawe haba hari abantu bayumviriza bakumva ibiganiro ugirana n'abandi bantu. Ibyo rero ndabikwigisha nkwereke ukuntu ushobora kureba abumviriza ibiganiro byawe n'uburyo ubihagarika. Twihuse cyane rero, iyo ugiye muri call, application ya call iyi ukayikandamo, ufite kumenya niba koko telefone yawe yarahujwe n'izindi nimero. Okay, tugende. Iyo ukanze akanyenyeri ugakanda urwego, ugakanda 67 urwego, ugakora OK, ubasha kumenya niba koko hari abantu bumviriza ibiganiro. No kuvuga ngo iyo hari abumviriza ibiganiro byawe, usanga nimero za telefone zabo zitondetse hano. Kuri voice usanga hariho nimero, cyangwa se SMS hariho nimero ya telefone y'umuntu ushobora kubona message mu gihe wowe telefone yawe izimije, cyangwa se akitaba telefone yawe kandi mutari kumwe. Bivuze ngo call iba transferred kuri telefone yiwe. So ari naho ngaho rero benshi bajya bagira ikibazo akavuga ati se nta muntu ushobora kuba yumviriza ibiganiro naba ngirana n'abandi bantu kuri telefone. So nubwo buryo ubicekinga kugira ngo ubashe kumenya ko call zawe zifite security. Twongere nkuko nababwiraga, urumva ko ufata akanyenyeri urwego 67 ugakanda urwego, ugakanda call cyangwa se ugahamagara. Icyo gihe ubasha kumenya koko niba telefone yawe nta zindi bazihuje, nta wundi muntu wumviriza ibiganiro byawe. Noneho rero tukiri hano, uribaza ngo ese nusanga hariho nimero za telefone zumviriza ubutumwa ugirana n'abandi bantu kuri telefone yawe, wabihagarika ute? Wabikuramo ute? Kugira ngo ubihagarike rero nuko noneho ukanda urwego, ukongera ugakanda urwego 00 kabiri urwego, ugakanda call ugahamagara. Kijye barakubwira ngo call forwarding or erase successfully. Barakubwira ngo ahantu message cyangwa se calling zabaga transferred abandi bakitaba byasibamye neza. So nuko rero uzabihagarika mu gihe uzaba utagishaka ko hari umuntu wumviriza ubutumwa ugirana n'abandi bantu kuri telefone yawe. Okay, ngira ngo kangaho turakamenye. Ikindi twakwiga noneho ni igihe wowe ushaka kwihuriza telefone zawe ebyiri. Gute? Hari igihe uba ufite telefone ebyiri n'amasumukadi wenda sarenza 2, wifuza ko niba smartphone yawe izimye ariko abantu baguhamagara bagumya kukubona ku yindi telefone nubwo bataba bafite iyo nimero y'iyo telefone. Urugero, abantu benshi bakunda kuba bafite telefone ebyiri, smartphone n'agatelefone gatoya, ariko ugasanga mu gatelefone gatoya hiberamo wenda se Airtel, muri smartphone hiberamo MTN. Dushobora guhuza izi simukadi uko ari ebyiri, umuntu yakubura kuri MTN yibera muri smartphone
hagahita hitaba ka gatelefone karimo Airtel, abantu bakomeza kubona. Bikorwa bite rero? Ni gute twahuza telefone ebyiri mu gihe imwe yazimye bakagumya kutubona? Ufata telefone yawe hanyuma ukandikamo akanyenyeri 21 akanyenyeri nimero ya telefone ushaka ko izajya yitaba mu gihe yawe yazimye. Tuvuge ushyiremo 07, ariko ibyiza ushyiramo kode y'igihugu 250, ugakomeza ugashyiraho nimero ya telefone yawe 07 8 42 ni urugero 830 ugafunga urwego. Ubu ni ukuvuga ngo ngewe ndifuza ko iyi nimero nkizemo ariyo izajya yitaba mu gihe telefone yanjye yazimye. Bivuze ngo iyi nimero iri mu gatelefone wenda gatoya, nshaka ko niba smartphone yanjye yazimye abantu bambuze, ariko iyi nimero iri muri telefone ntoya izajya yitaba. So nuko bigenda rero. Warangiza ugahita ukanda nyine hano call, ugahamagara. Iyo uhamagaye uba ukoze icyo twita call forwarding. So hano baranditse ngo call forwarding unconditionally registered successfully. Bivuze ngo buriya byamaze gutungana. Noneho ubwo ikibikubwira ko byatunganye nuko hano hejuru uzahasanga agafureshe kareba hejuru kerekana ko mu gihe ino telefone bakubuze, wenda se uri busy cyangwa se telefone yazimye, bazajya bahita bitaba ku yindi telefone. Urabona ari agafureshe, unamanuye telefone yawe urabona ko handitse ngo call forwarding all calls. Okay, urakandamo rero hara hejuru muri la setting, call setting, ukandemo inshuro imwe, hanyuma ukande muri voice call, kandemo utegereze. Urabona ko handitse ngo always forward. Okay, utegereze gato. Urabona ko hose handitse ngo disabled. When busy it disabled, when unanswered nayo disabled, unreachable mu gihe bakubuze telefone izimije. So anaho hari disabled. So urakanda muri hano muri always forward the call, ukandemo, hanyuma ujye kwa updating. Urakanda muri always forward. Okay, numara gukandamo uragenda uhitemo noneho se urifuza ko bizajya bigenda bite. Always cyangwa ibizabe transferred mu gihe uri unreachable. Urahita ukandamo hano kugira ngo ugire icyo uhitamo. Nukandamo gutya uraza ngo when unreachable, ukande kuri wongereho nyine nimero izaba transferred ushaka kongera izajya yitaba, ukandemo gutya. Numara gukandamo ugenda uyihitemo, kandi namitemo madam, muhitemo hite nkanda enable. Ni nkanda enable, iyi nimero nizajya yitaba mu gihe ngewe na abantu bambuze. Hanyuma when are busy, okay, mfite gukandamo hano naho nkayuzuzamo mu gihe ari gusubiza
madamu akitaba, birashoboka, cyangwa se indi nimero nyine wifuza izajya yitaba, birashoboka nabwo. iri muri akanimero wenda se kari muri ya telefone ntoya. Urabona ko rero hose wazuzuzaho bitewe n'icyo wifuza, ariko aheza haba ari hano cyane cyane. Aha niho sawa cyane. When unreachable, nuvuga ngo telefone yawe izimije, iyi nimero igahita yitaba. So inama rero nakugira nuko hano utahashyira, kuko ushyize hano ukahagira ebo, ni ukuvuga ngo niyo telefone yawe yaba iriho, wajya kubona ukabona ya telefone yindi iritabye kubera ko wabishyizeho always. Aha naho si heza, kubera ko mu gihe ufite indi call, kwa kundi umuntu waguhamagaye, undi muntu hagize undi muntu uguhamagariramo, ntabwo wamubona, ahubwo iyo call yahita iba transferred kuri ya telefone yindi. So aha rero ntabwo ari byiza kuhagira ebo, aha niho sawa. So noneho uribaza ngo ese utagikeneye gutransferinga call ku yindi telefone wabihagarika ute? Kubihagarika n'ubundi wakanda urwego inshuro ebyiri, ugakanda 67, ugakanda urwego, bihita bivamo. Cyangwa se ugakanda akanyenyeri, ugakanda urwego, wakanda urwego 00 2 urwego, bihita bivamo. Wakoresha iyi kode, cyangwa se ugakoresha iyi kode, icyo twita call forwarding, bihita biva muri telefone yawe. So mwakoze cyane rero, ndabakunda cyane. Goodbye.